abakozi bamwe na bamwe harimo n'uyu nyiri kuburana bakomeje kutubwira ukuntu Sina Gerard yishe umuntu. Mwabantu mwe mutekereza iyo tuba twaraje gukora inkuru ivuga ko Sina Gerard yishe umuntu tutarumva icyabaye. Kukuri turabukura. Nari bujye ninywera yakafara. Turabukura mu rukiko buri wese yakubwira ibye. Kuko buri we n'ubu sinageze ashaka kuvuga ati ibi ntitwanabireze mwihorere. Uyu nakakubwira ati umukire yaranyishe unashize mu mwuka. Hano hari akandi kantu nshaka kumenya katavuzwe. Uyu mugabo yaragiye kujya. Yaragiye kujya. Umva rero impamvu. Umugabo atigena risanzwe nkora call center ibyo bintu bya commercial officer. Ari uhamagarwa kanahamagara akagira ate kugira ngo yohereze ibintu abivane hamwe bijyane n'ahandi. Yaje kwisanga yishyurwa ate. Hanyuma icyaje kubaho ngo yaje kubona hashize imyaka 3 akora Sina Gerard. Yaje kwibonera offre muri Kenya. Umugabo arapurayinga. Mbere kwa purayinga. Yisanze ate ibicuruzwa byajyanywe ari gubyishyura umuntu witaba niwe wishyurwa. Naho ngaho bundi wahera hatsindagira yuko ababikoze bashaka kubimuhirikira kuko we ntahura n'amafaranga in cash. None yemeye we akora impapuro. Yemeye ko yahombye miliyoni 2,200,000 gute. Yabyemeye ngamaze iminsi atotezwa ari mu biro bya Sina Gerard mo hejuru kuri Nyirangarama. Ngo yarabuze ngo nahaboneke nahacomokokeye bitewe n'abatanga buhamya ibyo babonye nabo bakora babaga kwa Nyirangarama bakora muri restaurant yaho babyiboneye babwira urukiko nabyo turabifite muri inyandiko banditse bakajya kwa noteri bakaziha urukiko. Baravuze ngo twaramubonaga aho yatotezwaga ari makubitwa aho ndagurwa inkonje mu mutwe n'abashinzwe by'ubucuruzi equipe zose z'abantu bagize muri 6 bari kwa Sina Gerard muri biro bo bagahengeza bari mu maeskariye. Ibyo barabyanditse ngewe ikibazo mbaza ibyo wenda barabyanditse bishobora no kuba ariko wenda bakaba bamuhora ibyo yakoze wenda bakabikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. No kuvuga ngo uzi ikintu cyabaye ngewe nshaka kumenya we yisanze ate noneho katuvuga ko bamukubisa akemera miliyoni 2 aho yagiye guprintinga udutabo akavugana n'abariya noneho Sina akishyura miliyoni 1,600,000 kandi ari 700,000 bijya bivugaho iki cwe ugeze wumva naho ngaha byisobanura. Hanyuma se 400,000 yahawe n'umucuruzi wundi waranguye bisanzwe wa mumama yarangiza akabona Sina nka company iramwishyuje kandi yarishyuye Ernest mu yarishyuye Ernest akabona ntayamuha noneho akamwishyuraho 200 kandi bayashyize kuri telefone ya Ernest bijya bivugaho iki naho ngaho ugeze wona agira icyo bivugaho wowe yabikubwiyeho iki cwe nta nibyo narinze soma ibindi. Hanyuma ikindi rero ngo ku itariki 14 z'ukwa gatanu ubwo hari hamaze iminsi huhise amakuru nyine avuga ati Ernest arashaka kwigenda kandi ngo yari umwe mu batoni ba entreprise ba nyira entreprise 16 z'ukwa 2023 ngisa 7 z'amanywa yagiye kubona telefone ya Sina Gerard iramuhamagaye aturihe ati ndi muri pause ati okay sanga kuri station iriya yo kwa Sina ndi kunywesha uze tuvugana agerayo ngamusanga asanga arimo aranywesha. Hano ngo ikintu cyantangaje cyantunguye cyanteye n'ubwoba ngo n'amagambo yamwibwira. Ayo magambo wiyevuga ko ntabwo yaguhaye kopi. Hanyuma ngo bajyanye mu rugo nyine ngategeza ko azajya kumusobanurira ibyo bintu yamubwiye ngaraheba. Hanyuma bagaruka ku kazi na Sina muri ya modoka ye. Yamujyanye mu modoka anamugaruka mu modoka. Ageze rero niho yatangiye gukorerwa iryo hohotero. Bamubwira ngo byemere urabizi ko wabinyereje ngo nta kindi dushaka we byemere warabinyereje. Ikintu cya mbere gihari yewe umugabo mpamagara yarambye ngo bangaga ko ngenda ko ngo nari umukozi mwiza nshaka. Na Sina ngo yarabihamyaga nubwo bivuga mu magambo wa mukozi. Ngo nabandi baravuga ati uyu ni umutoni kuri Sina. Ntacyo bitwasha ko yari n'umutoni n'umukozi mwiza. Ese koko amafaranga y'ibitabo ntiyayariye? Nicyo wakibaza. Ese amafaranga yo kwa madamu Gakwerere uyu wavuze Mukagakwerere 400,000 ntibabimuhaye kuri momo. None wumva mubwire kugira ngo inkuru yacize kurangira neza uze kumubaza ibyo bibazo byombi abiguhe bisobanuro umubaze n'impamvu atabisobanura umucamanza kandi yarabiburanye ya mafaranga yo gutwara no kohereza umucamanza yamugizeho umwere ko nanjye sinumva 8 yayamwamuye 8 ko nanjye sinumvagaho siwe wenyine yakabaye areganwa n'uyu
kubera rero ko aya mafaranga ashobora kuba yarabuze ariko sina kuko abo bakozi bandi bakeneye akabona ko wenda icyabaye ikibazo bose bagiyemo ari batatu uyu bakaba banashwanye cyane anamwiba hirya no hino aba ari wasa nkaho arega ikiyanga kukiregera abakozi be bandi ariko icyabaye cyo kwiba kw'abakozi kwarabaye na Ernest arimo kuri iki cy'amafaranga ariko nk'uko umucamanza bivuga ntiwabirega umuntu woherezaga uwatwaraga na supervisor ushinzwe ubucuruzi wasinyaga ko bigiye ngo we ntaze mu rukiko ataje bihura yarengeye icyo gihe rero ikibazo bivuga uyu mugabo Ernest mu by'ukuri ashobora kuba yarahamaze igihe afite ukuntu akora ibintu bye aya mafaranga kurimo marayahakana uyamumbarize nagusubiza amafaranga yo kurimo aya mukaga kwerere ayo dutabara yahakana kuki atayavuzeho mu rukiko icyemezo cy'umucamanza wa kabiri aricyo cyane ubwo urumva yajuririye icyo ngicyo kimuhamya imyaka 7 ndasoma n'iki bageze i Kigali ni Kigali baraje ruragereka bagera i Kigali mu rw'ubucuruzi ego high court ejo bundi mu minsi mike Nyarugenge ku itariki somo itariki today onu 2025 kwa gatatu 27 saa 5 high court Kigali ati Kigali city Nyarugenge economic ibintu nk'ibyo kesi Ernest ubushinjacyaha ubujurire court decision rwemeje ko ubujurire bwa Nshimiyimana Ernest ko bufite ishingiro kuri ibi bimwe rwemeje ko urubanza rwa rundi bavuga nyine rwa rundi twasomaga rwisumbuye rwa Gicumbi rwajuririwe ruhindutse kuri bimwe rwemeje ko Nshimiyimana Ernest ahamwa n'icyaha cyo kunyereza umutungo rwemeje ko Nshimiyimana Ernest ahanishwa igifungo cy'imyaka 3 n'amezi 6 no gutanga ihazabu y'amafaranga ya miliyoni 1,330 na $800 aho kuba igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya yindi ya miliyoni 12,193,500 yategetswe n'urukiko rwisumbuye rwa Gicumbi urubanza bakavuga nomero rwajuririwe rwemeje ko Nshimiyimana Ernest ategetswe gusubiza Sina Gerard urwibutso nyine amafaranga 2,214,400 aho kuba amafaranga 4,400,000 rwa Kigali rwa